Uwera wa Isiraheli, Imana ikomeye, ibyiringiro by'abizera, nshuti y'umusaraba ndagushimiye. Uri Imana igira neza bugacya bukira, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana y'inyamaboko. Shimwa kuko uturemeye undi munsi, shimwa kuko uturemeye andi masaha, shimwa kuko wakira abarushye n'abaremerewe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uri Imana igira ibambe, uri Imana itinda kurakara, abakwizera n'abakwiringira ntibakugwa n'isoni, kandi ugushikamishije umutima ngo uramurindika amahoro masa. Nongeye kuzamura abana bawe, ubwoko bwawe, nongeye kuzamura umuntu wese urushye kandi aremerewe. Mpaye umwanya wo kukubwira ngo Uwiteka, mu mbabazi ufite hari iz'umuntu wese waremye. Mu mbabazi ufite harimo iz'umugore, harimo iz'umugabo, harimo iz'umukobwa, harimo iz'umwami Imana, iz'umusore, hakabamo n'iz'abana bato. Mu mbabazi ufite harimo iz'abatarabona urubyaro. Mu mbabazi ufite harimo izo abafite ingo zimeze nabi. Mu mbabazi ufite harimo impuhwe nyinshi. Haleluya, 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 haleluya. Umuririmbyi Umwuka yaravuze ngo mpakanya Yesu nze nkwegere, ngo kuko naniriwe muri iyi si, ngo nta wundi nshaka niwe gusa. Urera kandi urakiranuka. Amaze kubona akananiriwe mu isi, ngo ndetse no mu gihe cy'intambara, ntabwo mwami ujya umpa amahoro. Mpakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi cyane. Icyo nkeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. Harara sire drere mando ya sire grome. Hari abo ufitiye imbabazi babura uko bakwegera, kuko Satani hari aho yababoheye. Lebone side remana stike drome. Nanjye ndasenze kugira ngo icyoro cyawe kigende gicagagura iyo migozi yababuza kukwegera, maze ubagirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Murengera bangu mpakanya Yesu nze nkwegere. Mu bingerageza n'amakuba, niwe buhungiro nizeye mu bihe by'akaga muri iyi si. Nta bundi buhungiro Kristo, nta bundi buhungiro nyakubahwa. Reka abagabo baguhungireho ubakire, abasore baguhungireho ubakire, abakobwa baguhungireho ubakire, ababyeyi tuguhungireho utwakire, abanyabibazo n'abanyentambara. Mwami ni serebo tange siribini fore draye shidestide mini kontrere sansoma. Koresha imbaraga yawe imwe gusa. Haleluya, haleluya, haleluya. Buri muntu wese nakwegera biremera. Murindi rakomeza w'ijana na kabiri mu gakiza, ngo mpakanya Yesu nze nkwegere, ngo kuko wanyikorereye ibyaha, ngo ndumva nshaka kukubwira byose, ngo kuko mwami nizeye kunyumva. Hacagagura imigozi Satani agenda abohesha umuntu wese wumva ushaka kukubwira byose, ariko akabura imbaraga, ariko akabura haca, ariko akabura inzira. Uwo nguwo mwami umuha akanya. Tanga presence Mana, tanga presence. Nuyitanga hari abo ubohora ku gisasiro cy'uburwayi, nutanga presence hari abo ukura mu bibazo, nutanga presence hari abo ukura mu bushomeri, nutanga presence hari abo wakira ingo, nutanga presence hari abo urinda mu kazi. Nostini ni mantiste voa, nutanga presence hari abo uhindurira amateka. Shedini staya grere mando ya katika ya mora. Jambo ryawe muri Luka hayidi stile brominifo 8, mwami Imana nyakowa n'amahanga. Desire grome umurongo wa 46 urangira ngo Yesu arababwira ati hari unkozeho, kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Nuko uwo mugore abonye ko adahishwa, aza ahinda umushyitsi, amwikubita imbere, amubwirira mu maso ya bose icyatumye amukoraho. Nuko akize muri ako kanya. Yesu distenima shenderera kangrosi rigrere eteza powa inima. Nanjye ubwanjye Mukalibiya ngukozeho, tukitanze moya takirebowa. Yesu nikire drome ndase kidi banofaya. Kandi nukuri
nshuti yanjye mwene data, njye ndi gusengana nawe cyangwa se wendi gusengera, byigana ukore kuri Yesu, niho hari igisubizo cyawe. Sherere bore bandoze kore bere sangeya. Kora kuri Yesu biremera, kora kuri Yesu birakunda. Wigira ubwoba, wigira wicika intege, residita ya siko ntabwo agusubiza inyuma. Yewe naho waba hari icyaha cyakunaniye, ushobora kumukoraho gusa cya cyaha kigacika, kikavaho wa mugozi wari ukuboshye. Reza pire drome, uyu mubyeyi wakoze kuri Yesu. Wirinda nawe usigara, wirinda nawe, wirinda. Ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga iri muri Yesu ikora igitangaza ku buzima bwawe. Imbaraga iri muri Yesu inyeganyeze wa musozi. Imbaraga iri muri Yesu ihindisha umushyitsi. Imbaraga z'umwijima. Imbaraga iri muri Yesu ikubohore. Imbaraga iri muri Yesu iguhumanure. Imbaraga iri muri Yesu yica imigambi. Tendeza nikure tango sirigraye mone pole dalagraye. Imbaraga iri muri Yesu irikide saraboya ikore kuri uwo mugongo wawe, umva guhanurire. Imbaraga iri muri Yesu ikore kuri urwo rutugu rwawe. Imbaraga iri muri Yesu ikore muri iyo nda yawe no muri icyo gifu cyawe. Imbaraga iri muri Yesu ikore kuri uwo mutwe wawe. Imbaraga iri muri Yesu ikore kuri ayo maso yawe umaranye igihe kinini. Imbaraga iri muri Yesu ikore desiregrere kuri iyo diabete yawe. Imbaraga iri muri Yesu ikore kuri iyo pararize yawe y'uruhande rumwe. Imbaraga iri muri Yesu ikore kuri ayo maguru yawe. Sheleta lazara mora kandi kestaka. Imbaraga iri muri Yesu ikore kuri uwo mugabo wawe, byose biremera. Imbaraga iri muri Yesu ikore kuri uwo mugore wawe, n'ukuri humura. Imbaraga iri muri Yesu ikore kuri uwo mwana wawe uri kwa muganga. Sheritando zekire mora. Imbaraga iri muri Yesu yinjire do pirifo sita mu rugo rwawe. Imbaraga iri muri Yesu yica imigambi y'abadayimoni bagutera amanywa na nijoro. Imbaraga iri muri Yesu ikubite marideni ku buzima bwawe. Imbaraga iri muri Yesu yica uwo mwuka wo kwikinisha. Letandoze nekita ya sire grome ranse gire do perefa ya zinima. Yemwe destire drome abarushe n'abaremerewe tansole bone kire drasire grome. Witeka aravuze ngo nimuze mu musange arabaruhura. Yemwe abafite intege nkeya mu buryo bw'umwuka, Yesu aravuze ngo derestire drome nimwongere mupfukame dotaya sire grome. Abongerera imbaraga kuko umwijima ukabije mwisi hano imbere. Yemwe abafite intimba mu mitima, shite sando kire drome, Yesu aravuze ngo aje kubaruhura. Yemwe bari ku gisasiro mwe sereta ndori kire grome, Yesu aravuze ngo arabazi azi n'amazina yanyu. Yemwe nikide destansoma mugira ngo musenge Satani akabasubiza hasi. Shetoki bawo sire grome hatini sire grome. Witeka atanze imbaraga shando siri kandore baragrandoma. Yewe resire drome ne foregrere ubabajwe n'urubyaro we desanso mini contraire. Yesu aje kongera kubigenza neza. Tesa ndeko tire grome mani ravugana n'umuntu wese dekotaye alasire goromene faya grome. Ati dore umwanzi afite nekidrere inkota kugira ngo yice abantu kandi abicishe impanuka, abicishe ibitero bya nijoro. Tanse niri pore fasire drome mani ravuze ngo nimusenge kandi musenge mu buryo bwose bwo gusenga kandi musenge imitima yanyu yejejwe. Hereside kore drome dore bamwe muri mwebwe Satani yaratangiye kubanamura akabananiza amasengesho yo kwiyiriza ubusa kugira ngo abone uko abaconshomera. Imana iravuze ngo yemwe bwoko bwanjye mwongere muhaguruke, mwongere muhaguruke, mwongere muhaguruke kuko nanjye nahagurutse kugira ngo nkuri inkota mu bwubati ngwanirire bamaze igihe kinini bampamagara kugira ngo ngire ibyo ndangiza. Tendezo nemayisire grome Imana ikavugana n'umuntu wese ngo herisite kompresire grome hayinistire drome. Abanyabyaha nibava mu byaha byabo bakihana umucyo uzongera ugaruke mu isi. Handi stere drome
dromene kita abadafata ibyemezo bahubutse nibasigaho bakabanza kungisha inama umucyo uzabavira mu isi telelazere comprise my foria greatest time hinistire gontere sansoma umuntu wese niyongera kwiba gusubiza amaso inyuma akareba aho yacitse intege akagaruka ku gicaniro akongera agasana igicaniro mu rugo iwe umucyo uzagaruka mu isi hetenge sagire bore sayini ndirahiriye nkavugana n'umuntu wese ngo hetayasire grome ntago intsinzi satani azayihorana iteka ryose oya kuko ntabwo yigeze atsinda munsi no mu ijuru ni umwana wanjye Yesu Kristo watsinze nanjye ndahagurutse hedi sita waya bonge sangora marakati ya sika hedistire drere Imana ikavuga ngo mbabazwa n'umuntu mburira ntiyumve kuburirwa mbabazwa n'umuntu ngira inama ntiyumve inama mbabazwa n'umuntu kiri mu byisi mbabazwa n'umuntu wataye agakiza kiruka mu byisi ati sako tayiribo ati konje kunyuraho hendase kontrere nje kurangiza ibyananiranye byabindi byabayobeye byabindi mwibaza ati nje kunyuraho mbirangiza ariko restogere draisire kunyuraho kwanjye haro bizagira ingaruka mbi separado birifo bitewe naho musanze henda sokire drome atande sire gloria sika ati yemwe barwayi ndicyari yamana ivuga bikaba yategeka bigakomera buri wese mu mwanya arimo nantegerereza aho ngaho arika kiranuke gusa ibindi nzabyikorera ati ntawahura n'ikigeragezo nta mugerageje ngo mushoboze kuko buri wese ishuri yiga mbandizi ariko mbabajwe n'abaritoroka nabandi bakarivamo ritarangiye kandi imbere ahangaha uwize neza ajyahembwa niko Imana nyiringa bivuze shelande gosara drange sika power hedistite de bonne fosidrere ati nimubwira abantu bari bagaritse imitima bamenye ngo ndicyari yamana nimumbwirira abantu bari bihebye mubabwire ngo nyamara halesire glory umugambi wanjye ucaho ushaka nimubwira abantu bari babuze amahoro mu mutima mubabwire ngo nyamara ndacyatanga amahoro nimubwira abantu biyoboye inzira bagati inzira yanjye ati amasezerano yabo menshi yabaye amahuri ati nibagaruke mu murongo resalo dry engo salatange sikita hadesidi bini foredrere ati ndababaza mbese iyo umuntu yataye inzira kayita agatana akamenya ko yatanya gasubira inyuma ese hahandi yataye amasezerano arayahasanga cyangwa asanga yarangiritse Imana iravuze ngo abantu nibasubire gicaniro bongere basane henisikire drome yewe muririmbyi we hedesa compris de sansoma icyemeje wafashe si cyiza garukiraho ugaruke mu murongo ndacyafite imbabazi nimubwira abantu ko ngifite imbabazi heditando sire grome kandi mubabwire ngo hedisego brefore sansoma ibihe bibi nuvana kera byahozeho ariko ngewe sinigeze mpindukana nabyo nduwiteka nyiringabo atutarahindutse turakomezanyije ariko wahindutse niyangarukira azambona ariko wagiye burundu anazane kota doraguyo yagiye ariko destaya grere munyabyaha nawe nahindukira kihana ndacyamufitiye imbabazi uwiteka avuganye n'umuntu wese heridele sale grere atarobanuye ku butoni ati ngo ni mukizwe kandi mukizwe nk'abakeneye kuzicara iburyo bw'Imana data niko uwiteka avuze shalom.